Isato w'icyumweru cyashize apana iki tuvuyemo narose ndi kurya inyama nyinshi ntazi ubwoko bwazo. Byutse ndasenga ndangije baza pasiteri ati ese ko narose inyama nyinshi bishatse kuvuga iki ntazi n'ubwoko bwazo? Abarambwiye ati hari abantu bagiye gupfa muri famiye gusa nyine ntabwo mbakubwiye igihe mbere. Icyo dupfana ku ishuri abarambwiye ati ngo abo muri famiye bapfuye. Tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri 2026 niyo tariki mbi yabayeho mu mateka y'umuryango mugari w'abemera Imana. Mu muryango w'umugabo n'umugore n'abana batatu ubu hasigayemo umugore wenyine wo kubara inkuru yo kurokoka kwe. Urupfu rwo gapfira gushoberwa rwaje rumara w'umuryango wose kuva ku ruhinja kugera kwa rubyaye nabo yabyaye. Rusiga madamu wenyine ngasigare mwisasurwe n'amarira ku matama. Byagenze ute kugira ngo umuryango wose ugendere rimwe aho isi itakiri kubona? Ese byagenze ute kugira ngo umubyeyi warokokere gusigara n'ubundi mu isi yamwujuje ishavu mu isura ye? Mbere yo kurenga no kubasakazaho inkuru yose y'uko byagenze, nyemera witonze aho natangiye ngira ati tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri 2026 niyo tariki mbi yabayeho mu mateka y'abemera Imana. Nyemerera uhashyira akabazo ko kwibaza impamvu abemera Imana bayifashe nk'itariki mbi, kuko biteye urujijo ibyabaye bitewe n'uko bifitanye isano n'Imana. Urupfu rwo gapfana ubupfayongo bwarwo ntiruteze kutureka amahoro, aho rucumbitse hose ruramukana abo rujyana tugasiga twibaza aho rwabajyanye. Nateye akajisho mu gitabo gitabyemo iby'Imana byamamariye kuzatuzamukana hari Imana mu ijuru, ni Bibiliya. Impapuro zose zivuga ku rupfu zipfundikiyemo imvugo yo guhumuriza abantu ngo twe kurutinya. Ni akajisho hapfiriye buri umwe nsanga ya Bibiliya iri kumbeshya, kuko buririmbi burahashyingurwa umurambo haboneka amarira gusa. None ni gute Bibiliya duhumuriza nyamara tudateze kuzarikira kurira kwirimba igihe umuntu yapfuye, tudateze kumwibagirwa? Umunsi umwe ubuzima bwabajije urufati, ese kuki buri muntu ankunda hanyuma wowe buri wese akakwamaganira kure? Urupfu rurasubiza ruti ni ukuri ikinyoma gisa n'ibyiza, mbese ubabeshya kubereka ibyiza nyamara uri mubi. Naho njye ndi ukuri gusa n'ububabare gusa, mbese ninjye kuri kwiza gucumbitse ibyiza, ariko abantu batinya kungana kuko iyo bambonye bambonamo ibibazo, amarira n'imihangayiko. Ubwo byaba bivuze ko ubuzima tubayemo tububona nk'aho ari bwiza nyamara butubeshya ko ari bwiza, ahubwo ari ikinyoma cy'ibyiza cyuzuyemo ibibi. Hanyuma urupfu tukarubona nk'aho ari rubi kuko ruturiza rukatubabaza, nyamara amaherezo yarwo akaba ari rwo rwuzuyemo ukuri kw'ibyiza tutabona. Reka nzige munyemere ngaruke ku mpanuka yamanukanye umuryango wose hagasigara umuntu umwe wo kubara inkuru no kuririra kudatuza. Urakaza neza mu kiganiro Tinyuka aho gitinyura abatinye. Urakaza neza kuri YouTube channel yitwa Impeshyi Videos. Kanda subscribe ubundi wicara urambye mu buzima busobanuye byinshi kuri wowe. Naha nyine uri kunyumvira niyo hari ubwo buzima. Nge ndi Sanucira. Ikaze. Ubu turi mu karere ka Rubavu. Itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri 2026 ni itariki itari kuva mu matwi ya buri umwe uri kunaga akajisho ku makuru yose ari gusakazwa kuri YouTube n'ahandi hatandukanye. Wari umunsi wa gatandatu aho abadivantiste baganibageza ku rusengero gusengera abahanzi, abandi nabo bajya mu miganda. Urupfu narwo rurambarara muri kaburimbo rutegereje abo ruhobera. Nibwo umuryango wari wiviriye gusenga w'abadivantiste uriye imodoka yabo. Saa 8 z'umugoroba imodoka igannye umuhanda itwawe n'umupapa witwa Tuyiringire Jean Martin.
harimo n'abana be batatu ndetse n'abandi bantu batatu banafitanye amasano bari bahaye rifuti. Ubwo bose hamwe ni 7. Mu kugenda kwabo hari n'undi mushoferi wari utwaye igikamyo cyo muri Kenya cyari kinaturutse muri Kenya gihetse ibikontineri. Nibwo cyagiraga ngo mu muhanda umanuka cyane wo mu karere ka Rubavu ahazwi nko kwa Gacukiro winjira mu mujyi wa Gisenyi. Imodoka ya muryango yaravafo nayo yari ihageze, cyagikamye mu gushika muri wa muhanda ujojomoka cyaje gucika feri gire mu muhanda, igikontineri kiroha mu mpande zombi z'imodoka ya wa muryango irayikacanga ishwanyagurika by'indenga kamere. Iyo manuka yabereye hafi y'ibitaro bya Gisenyi mu marembo ahazwi nko kwa Gacukiro winjira mu mujyi wa Gisenyi. Kari 7 b'umuryango niba babashije kurengaho urupfu rw'abasamiye hejuru. Umushoferi w'ikamyo nawe ntiyabashije guhumeka kuka kandi kimwe n'umumotari bahuranyije ahetse umugenzi ndetse n'umunyamaguru wihitiraga, bose baba bagenzi bahera. No kuvuga ko iyi manuka yitanye abantu 11 bose. Umuryango wa Tuyiringire Jean Martin ubwo ni wa mupapa n'abana be batatu ndetse n'abandi bantu bari kumwe ari nawo umuryango wundi. Yari umupapa wundi witwa Nayigize Emmanuel n'umwana we w'umuhungu n'indi nkumi. Uyu mugabo Jean Martin wapfanye n'abana be, burya umugore we yarokowe no kuguma mu nzu y'Imana ari muri korali muri repetition. Yamwimanye tuyihaye amashimwe. Uretse gato ati niyo tariki mbi yabaye mu muryango mugari w'abemera Imana. Abo 7 bose bafire mu modoka imwe bari bavuye gusenga. Ushobora kutabyumvise neza, bari bavuye gusenga. Umugore asigariye aho nta mwana n'umwe urokotse kuva ku ruhinja rwe rwe na rwiza rwitwa Ineza Ganzariyera, aho kari karavutse tariki 26 z'ukwezi kwa 7 2024 gatabaruka tariki 28 z'ukwezi kwa 7 2026. Bivuze ko kari gafite umwaka umwe n'amezi. Yaranafite n'umwana w'agakobwa Ishimwe Ornella utabarutse ku myaka 10. Agahungu Tuyiringire Ishimwe Huno we arangizanyije urugendo ku isi imyaka 12. Nyina yisigaranye mu marira adashira. Nyamara nawe ndetse nawe murakibaza impamvu Imana itamurokoreye byibura umwe muri bo ngashira ishavu rimushavuza. Papa wabo apfanye imyaka 45 n'umwana w'umukobwa mwiza usubiranywe n'impana ku myaka 21. Gisubizo Rovine. Nawe umupapa Nayigize Emmanuel w'imyaka 37 n'umwana we uw'umugisha Honore w'imyaka 8. Nirutinya ibitamba mbuga, ibiheti, imfubyi, abapfakazi, impumyi, ingeri zose rwiteguye kutugereka mu mukungugu ngo badutereke itaka badukunda bataka. Bashyinguye imibiri y'abera ibara ry'ijuru kwa 3 hari tariki 4 z'ukwezi kwa 3 2026 nyuma yo gufata imibiri ku bitaro bya Gisenyi. Nk'abadivantiste bari bafite courage isa nk'izina ryabo, kuko ibikorwa byose babikora nibakwe ndetse banabikora gisirikare mu karasisi kabo mu guterura amasanduku ya wa muryango wa 7. Byose birangira mu irimbi, aho bagiye kubashyingurira mu irimbi rya Nyanomvu. Mu marira adashira ku mubyeyi wisigaranye, aho abe bose 4 ababuriye mu gihe bari bagiye kwiyambaza Imana. Isomo rihari mwikumva ko urupfu hari uwo ruzatinya. Gusenga ni byiza, ariko igihe cyawe nikijyana n'ibizakubuza gupfa, ariko gusenga bizagufasha kudatinya urwo rupfu. Ese bundi iyo umuntu apfuye aba agiye he? Ese aba agiye heza kuruta avuye? Reka ngusubize ubutaha. Nyemerera uyandikishe kuri YouTube channel yitwa Impeshyi Videos tutazaburana, kanda subscribe uzagezweho byinshi bisobanutse. Mboneyeho kwihanganisha imiryango yose, nta joro ridacya, nta marira adakama, kandi uko dushavura cyane nako dutegerejwe n'ibyishimo byinshi cyane. Abasigaye mwese musigare mu mababa y'Imana, murambe byo kurambagirana ibyishimo. Ngendi Sano Cire, wakoze kubana nanjye. Ndangiranye nk'ibyiringiro mu mitima ya buri umwe, nzagaruka nk'ibyishimo n'icyizere biturutse mu ijuru.
ese Ketia ndi umwana wa Bosco nk'uko yabivuze, nkaba mushiki wa Arno na barumuna banjye. Njyewe icyo nashakaga kuvuga ni uko ku isabato w'icyumweru cyashize apana iki tuvuyemo, narose ndi kurya inyama nyinshi ntazi ubwoko bwazo. Byutse ndasenga, ndangije baza pasiteri ati ese ko narose inyama nyinshi bishatse kuvuga iki ntazi n'ubwoko bwazo. Abarambwiye ati hari abantu bagiye gupfa muri famiye, gusa nyine ntabwo mbakubwiye igendere. Ndasenga, aravuga ngo ati wowe usenge cyane. Ndasenga cyane, ndasenga. Ku cyumweru icyo gihe nabirose ku isabato, ku cyumweru turi muri sport de masse, bampuye na papa Arno, Ornella na Gisubizo. Ndabasuhuza, baravuga ngo ati nyine ngo tuzongere guhura, nyine ngo bazaza no kunsura kuri visite. Okay, ntaribi. Ubwo rero kuwa gatanu hageze, tujya gutangira isabato nk'ibisanzwe. Ku isabato twumva impanuka irabaye, mbona nyine ambulance iramanutse cyane, mbona nyine ku bitaro kubera ko niga kuri ESA Gisenyi, mbona nyine ku bitaro hari abantu benshi cyane. Ndavuga ati habaye iki? Kubera ko rero njye niringira nkavuga ngo ati mubyihorere, abo nyine bapfuye kandi bafite impamvu zabo. Ubwo rero ku cyumweru mu gitondo hari undi tugira icyo dupfana ku ishuri, abarambwiye ngo ati ngo abo muri famiye bapfuye. Ndonga ati se ngabaye ngo kwa papa. Donc mani wowe uri gutera jokes, nyine uri kunyinisha. Aravuga ati wowe genda ubyirebe. Nanga nyine kubyizera, ndagenda ndicara mfata ikayi ndi kwiga imibare kuko kwa mbere twari dufite kwizi, ariko ntibijyamo nkugira ngo abitekereza biki n'ibiki. Noneho nyine ku cyumweru kubera ko twari twasoje tide saa yine, mbajije profe, ese profe wa marisaci ko ari ibintu duhaye tugomba gusakira. Nyifungura YouTube mbona nibyo byonyine bihibereye. Ndababara, nanga kubyizera, ndamanura mbona nibyo byonyine bihibereye. Bangije nyine subira kuri hari ahantu kuri morgue, mbona nyine hari abantu nzi bamwe na bamwe bo muri Rugerero. Ntunga ati nyine ubwo byabaye, nyine ndarira nyine